Yes. N'umukunzi aruta bose, n'igitare nubatseho. N'umukunzi aruta bose, n'inshuti nizera. N'umukunzi aruta bose, n'igitare nubatseho. N'umukunzi aruta bose, n'inshuti nizera. Shimwa, shimwa, himbazwa mwami Yesu. Umutima wuzuyemo ishimwe riva mw'ijuru. Shimwa, shimwa, himbazwa mwami Yesu. Umutima wuzuyemo ishimwe riva mw'ijuru. Nubwo data na mama bandeka, Uwiteka azantabara. Yambwiye yuko atajya ahemuka, n'inshuti nizera. Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana ikomeye, Mana y'ukwiringirwa, se umubyeyi wacu Yesu Kristo, tugwaye icyubahiro kubw'akanya uduhaye, kubwo ibihe wongeye kutugaruramo. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Data wera, mu izina ryawe risumba n'amazina yose, ducishwe bugufi imbere y'amaso yawe muri uyu mwanya wongeye kuduhereza, muri aka gahe k'agahebuzo, muri ibi bihe byo kukuramya, muri ibihe byo kuvuga gukomera kwawe, kuvuga imbaraga zawe. Turakwinginze Data wera kugira ngo ururuke ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana, turagusabye kugira ngo ijuru ryongere rikinguke muri uyu mwanya, kugira ngo ubwiza bwawe bwongere bugaragare mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Duhamagaje imbaraga zawe Data, duhamagaje presence yawe muri uyu mwanya, kugira Data wera tukubere Mana igikoresho kugira ngo wivugire mu izina rya Yesu Kristo. Duhamaganye imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Reka icyubahiro cyawe cyururuke gikontorore uyu mwanya wose mu izina rya Yesu. Mana, dusenge n'abadukurikiye online kugira ngo ururuke ubane nabo Data wera. Reka imbaraga zawe zururuke mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ururuke muri uyu mwanya, mbabazi zawe zigaragare. Udukurikira wese mwami, Mana Data wera, Mana umukiza urwaye umubohore mu izina rya Yesu Kristo. Udukurikira afite ikibazo cyose, Mana ugikemure nk'Imana, ubikorere kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka imbabazi zawe Mana zigaragare mu izina rya Yesu Kristo, zigaragare ku batekinisiye bari kubyuma mu izina rya Yesu Kristo. Uri kuri piano umugirire neza mwami Mana yacu, uri ku mashini, uri kuri kamera umugirire neza. Abari kumwe natwe hano mu nzu yitiriwe izina ryawe Mana ubagirire neza, imbabazi zawe zibabeho mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro cyawe kigaragare mu izina rya Yesu. Abadukurikiye Mana ubagirire neza, imbabazi zawe zibabeho mu izina rya Yesu Kristo. Mana uri Imana ishoboye byose, Mana ntakikunanira. Mana Data wera, mu izina rya Yesu Kristo. Dawidi nawe bivuze Data, nk'uburebure bwawe Mana ngo ntawabubara, nk'ubugari bwawe ntawabubara, ngo nugira itangiriro, ngo nugira n'iherezo mwami. Niyo mpamvu tuzi ko mu izina rya Yesu ahantu hose urahari mwami Mana yacu. Afurika urahari, Aziya urahari, Amerika urahari, Europe n'ahandi hose mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye abantu badukurikiranye n'abazadukurikirana, tubashyize mu biganza byawe. Umusore uzadukurikirana
tumushize mu biganza byawe. Umumama uzadukurikirana tumushize mu biganza byawe. Umusore wese uzadukurikirana mu izina rya Yesu. Waravuze ngo uri se w'imfubyi ukaba umugabo w'abapfakazi mu izina rya Yesu. Mwami, abapfakazi bazadukurikirana uzabagirire neza mu izina rya Yesu. Imfubyi zizadukurikirana uzazigirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Mana, turagushimye, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti dusenze twizeye, amen, amen. Reka dukomere Imana yacu amashyi menshi. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Turashima Imana yacu no ko ari Imana igira neza. Duhaye ikaze abantu bose badukurikiye, yaba ari hano badukurikirana bari hano i Kigali. Imana mu ijuru bahereza umugisha. Birashoboka ko badukurikira uri Afurika kandi ahantu hatandukanye. Nawe tuguhaye ikaze muri uyu mwanya, muri uyu muyoboro Imana yaduhaye, muri uyu muyoboro Imana yabaye idutijeho kugira ngo tuyibere akanwa, kugira ngo yivugire mu izina rya Yesu. Abadukurikiye bari muri Amerika, Imana mu ijuru bahereza umugisha. Tubona comment zanyu zitandukanye. Imana mu ijuru bahereza umugisha, mwe mukomeza kudukurikirana. Abadukurikirana bari hano muri Afurika, Nairobi, dukunda kubona comment zanyu, ntago tuzahwema kubivuga. Imana mu ijuru bahereza umugisha kuko kudushigikira. N'abandi badukurikiye yaba mutarabona umwanya wo kugira ngo mwandike comment, ariko iyo wanditse comment nibitwereka ko ubutumwa turimo kuvuga burimo kubageraho. Imana mu ijuru bahereza umugisha. Abadukurikiye bari Burundi, Imana mu ijuru bahereza umugisha. Abari Uganda, abari Congo, Imana mu ijuru bahereza umugisha cyane. Rero nagahe tubonye kagahebuzo ko kuba imbere y'Imana, ntago ari bisanzwe, ntabwo twabifata ko ari ibisanzwe, ni ibidasanzwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dore umunsi mbareme ngo muwishimiremo, ngo dore umunsi mbareme ngo munezerwe, ngo ndavuze ngo munezerwe. Iki cyanditswe rero kenshi iyo ngisomye bintera ubwoba, bintera umutima kongera kwisubiraho, kongera kwireba, kongera kwitunganya. Yavuze ngo dore umunsi mbareme ngo mwishime. Ijambo ry'Imana rero iyo uvuze ngo dore umunsi mbareme, n'uyu munsi n'ukuri ntago ari ejo. Udukurikiye online, abadukurikira mu rusengero hano, ni umunsi Imana ibigwaye kugira ngo wongere witunganye, ni umunsi Imana ibigwaye kugira ngo wongere wisuzume, kugira ngo unezerwe, ariko mu kuneza wese kugira ngo unezeze n'Imana. Haleluya. Iteka ryose tubaho tuba turwana kugira ngo nibura ture ko twanezeza Imana yacu. Tuba turwana iyo tuza mu nzu y'Imana, iyo tuvuga ubutumwa, iyo turi hansi hatandukanye, tuba twitwararika kugira ngo nibura turebe ko twanezeza Imana. Nibaza umuntu wese wamenye Kristo nk'umwami n'umukiza we, aba yitwararika kugira ngo abeho yanezeza Imana. Haleluya. Kuko umunsi Imana ibikuremeye n'uyu munsi gusa, ntago ari ejo. Rero no gukorera Imana n'uyu munsi ntago ari ejo. Haleluya, haleluya. Umunsi Imana turemeye n'uyu munsi ntago ari ejo. Kugira ngo tuvugire Imana n'uyu munsi ntago ari ejo. Kugira ngo tuvuge imirimo y'Imana n'uyu munsi ntago ari ejo. Haleluya. Ni kenshi bahanuye bavuga ko Kristo azaza, ni kenshi bahanuye bavuga imbaraga z'Imana, ni kenshi twagiye twumva ubutumwa, ariko n'uyu munsi ubutumwa nkuzane ni ukuvuga ngo uyu munsi ni Imana ikuremeye kugira ngo uyinezeze. N'uyu munsi Imana ikuremeye kugira ngo nawe wongere uyerwe ngo Mana, icyo wandemeye ni iki. Imana yaturemye kugira ngo tuyinezeze, Imana yaturemye kugira ngo tubeho tuyinezeza. Rero niyo mpamvu natwe dusaba kugira ngo igihe cyose tubonetse imbere y'Imana, igihe cyose tubonye ubwo buntu bwo gutekereza imbaraga z'Imana, nukugira ngo tubeho tuyinezeza. Haleluya. Ntabwo Imana ivuze ngo nejo, oya, n'uyu munsi kugira ngo imirimo yawe wigenzure, mu kazi kawe wigenzure, mu bikorwa byawe bya buri munsi wigenzure, kugira ngo ubeho unezeza Imana. Haleluya, haleluya. Rero turashima Imana yacu ko Imana yaduhamagaye, ikaduhamagara amazina yacu tukayitaba. Uyu munsi tukaba turi imbere yayo, nugira ngo tuvuge gukomera kwayo. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yosefu amaze kugira inzozi, barumuna be baramwanze. Yosefu amaze kusobanurira bene se inzozi yagize, baramwanze. Uwo munsi batangira kumva batakimushaka, uwo munsi batangira kumva batabana nawe. Haleluya. Birashoboka yuko nawe aho uri muri famiye yawe ufite inzozi, mu rusengero rwawe ufite inzozi, mu kazi ukora ufite inzozi, mu baturanyi bawe ufite inzozi. Sinzi inzozi ufite, ariko ijambo ry'Imana
atubwira ngo Yosefu amaze kugotora bene se inzozi yagize ngo baramwanga bagambire nuko banamwica. Haleluya. Birashoboka yuko nawe wanzwe kuko icyo ufite inzozi Imana yaguhaye ni nini cyane, kuko abo muri kumwe ntabwo bazi izo nzozi z'Imana. Haleluya. Mu mwanya washize nibwo naganiraga na mushiki wanjye, turimo tuvuga ku mbaraga z'Imana, tuvuga gukomera kw'Imana, tuvuga ku buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana bene data nibwo butubeshejeho, ubuntu bw'Imana nibwo butumye twambara, ubuntu bw'Imana nibwo butumye duhumeka, ubuntu bw'Imana nibwo butumye uyu munsi tukivuga. Haleluya. Hari benshi bakoreye Imana, hari benshi bavugiye Imana, hari benshi bavuze ubutumwa, n'abakozi Imana batandukanye bagiye bagarura abantu kuri Kristo, ariko uyu munsi ntabwo bakiriho. Uyu munsi rero ni wowe, uyu munsi ni njyewe, uyu munsi ni wowe, uyu munsi ni wowe. Haleluya. Niyo mpamvu mubwira ngo gerageza ibishoboka byose ubeho unezeza Imana mu rubyaro rwawe, abana bawe batoze inzira z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Narimo ngana na mushiki wanjye, turimo tuvuga imbaraga z'Imana, turimo tuvuga urukundo rw'Imana, turimo tuvuga imbabazi z'Imana ku buzima bwacu. Hari rimwe na rimwe twigenzura tugasanga tudakwiriye, ariko Imana ikongera ikavuga ngo baho, ukongera ukabaho. Imana ikakureba ikabona uyu munsi, ikavuga ngo uyu munsi rwose Apollinaire bitameze neza, ariko ejo bizamera neza. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rero, tugiye gusoma ijambo ry'Imana ngira ngo dusangire muri iki gitondo. Udukurikiye reka nsabe mwene data Gatete adufashe adusomere ijambo ry'Imana, Abaheburayo. Ndashaka kugira ngo twongere tuvuge ku mbaraga ziri mu kwizera Imana. Amen. Kugira ngo tuvuge imbaraga ziri mu kwizera uwo twamenye. Haleluya. Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 6. Amen. Haleluya. Reka umukozi barazamura ijwi adusomere mu izina rya Yesu Kristo. Ibice 11 umurongo wa 6. Yego. Ariko utizera ntibishoboka yuko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagorora abayishaka. Imana iguhereze umugisha. Reka tumukomere amashyi abo turi kumwe hano. Haleluya. Haleluya. Ndumva umunezero w'Imana ngo biragoye yuko utizera yanezeza Imana. Hari abakoreye Imana batarayibona, Yesu ashimwe cyane. Hari abakoreye Imana, hari abavuga Imana batarayibona, Yesu ashimwe cyane. Barahanuriwe gusa ngo hari uzaza n'uwamuhanuye n'abataramubona, ariko agahanura uwo atarabona. Yesu ashimwe cyane. Hari abamwizeye bakavuga ngo turamwizeye nubwo tutamubona, ariko ari bugufi. Haleluya. Nubwo atagaragara, ariko ari bugufi. Nubwo tutamubona, ariko ari bugufi. Nubwo tutamubona n'amaso yacu, ariko twizera imbaraga ze ko azaza. Haleluya. Natwe uyu munsi twe dufite umugisha yuko yaje, dufite umugisha yuko yaje agapfa. Ayo makuru turayafite yuko yaje akabambwa agapfa, yaragise akajya kugenda akavuga ngo ndagiye, ariko ngiye kubategura aho muzaba, ngo nzagaruka. Ariko dusubije amaso inyuma pasta, hari abamwizeye bataramubona, hari abamwizeye bataramubona amaso ku maso, hari abamwizeye baravuga nubwo tutamubona ari bugufi. Haleluya. Nubwo atagaragara, ariko mu bikorwa aragaragara. Mu izina rya Yesu ndagira ngo ubwire yuko nawe nubwo atagaragara, nubwo utaramubona, ariko agaragara mu bikorwa. Nubwo atagaragara, yarakurinze amezi 9 uri mu nda, arakurinda uravuka ubaho. Uwo nguwo nkubwira niwabanye nawe mu nda. Haleluya. Nubwo atagaragara, yajyanye n'abana bawe ku ishuri mu izina rya Yesu. Nubwo atagaragara, yagukoreye ubukwe. Nubwo atagaragara, yarakubakiye. Nubwo atagaragara, indwara warwaye ntabwo yakwishe. Nubwo atagaragara, yaragaragaye. Nubwo atagaragara mu buzima busanzwe, ariko twebwe turamwizera kuko yaje. Aratubwira ngo nubwo ngiye ngo ntabwo mbasize nk'imfubyi, iminsi yose muzanyizera ngo nzaba ndi kumwe namwe. N'uyu munsi turizera ko ari kumwe natwe, n'uyu munsi turamwizera. Reka nkubwire wageze mu nzu y'Imana, reka nkubwire wageze ahera h'Imana, reka nkubwire Yesu arahari, Yesu ari kumwe natwe, Yesu ari kumwe natwe. Ku musaraba w'i Golgotha yubuye abasore avuga ngo
aravuga ngo byose birarangiye. Ibyarangiye ni ibiki? Ni ibyadutwazaga igitugu. Ibyarangiye ni iki? Ni ibya bibazo byose byadutsikimiraga, ariko Yesu yaraje aravuga ngo byose birarangiye, ngo nta kindi gitambo kizabaho uretse igitambo cy'amaraso yanjye. Haleluya, haleluya. Ni kenshi wumva abakozi b'Imana hano hanze, ndari n'umwana n'umukozi w'Imana mu amasaha yaje, turimo tuvuga imbaraga z'Imana, turimo tuvuga gukomera kw'Imana. Ndavuga ngo iki ni igihe Imana duhagurukije ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Iki ni igihe kigeze kugira ngo duhaguruke tuvuge imbaraga z'Imana, tuvuge gukomera kw'Imana, kuko twabonye imbaraga z'Imana bene data, twabonye ukuboko kw'Imana, twabonye ukuboko kw'Imana. Turi mu manza, hari imbaraga z'Imana zagaragaye, turatsinda, abantu baduhagurukiye, ariko Imana ihagendana natwe. Haleluya. Mu ntambara zigoye abantu bahize ibigo baravuga ngo Mana nubana nanje muri uru rugamba ngatsinda, Mana nzagushima. Nubana nanje muri aya mashuri, Mana nzagushima. Mana nubana nanje ngakora ubukwe, nzagushima. Mana nubana nanje nkabona akazi, nzagutangire kimwe mu 10. Mana nubana nanje, Mana nubana nanje, Mana nubana nanje nkabona urubyaro, nzagushima. Reka mabwire wowe ufite abana, wibuke yuko hari abatabafite. Wowe ufite umugabo, wibuke yuko hari utamufite. Ariko uyu munsi nawe nagira ngo ubwire utamufite, wowe udafite abana, hari Imana itanga abana. Wowe utarabona umugabo, hari Imana itanga umugabo mu izina rya Yesu. Wowe udafite akazi, nagira ngo ubwire yuko hari imbaraga z'Imana. Je kukubwira ngo umuntu utizera byagorana yuko yanezeza Imana. Haleluya. Banza wizera Imana, banza wizera imbaraga z'Imana, banza wizera uyu mugabo turimo tukubwira. Uyu mugabo tukubwira arashoboye, uyu mugabo tukubwira arashoboye. Twabonye imbaraga z'Imana, twabonye gukora kw'Imana, twabonye Imana idutunga n'akazi dufite, tubona Imana idutunga. Iyo Mana yadutunze rero nawe yakugirira neza, kandi nawe usubije amaso inyuma, hari Imana yakugiriye neza mu bukwe bwawe. Imana yakugiriye neza. Birashoboka yuko na famiye yawe yari yasanga nkaho yagutaye, ariko hari ukuboko kutagaragara kwagaragaye mu bukwe bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana ibahereza umugisha kuza mu nzu y'Imana. Nukuri kuza mu nzu y'Imana ntako bisa. Iteka ryose yongeze mu nzu y'Imana, numva hari ubundi bwiza nambaye, numva hari izindi mbaraga ngize, numva hari ukubaho ngize izina rya Yesu Kristo. Reka dusome Zaburi ya 91. Reka dusome indi Zaburi ya 91. Ndaca numva imbaraga z'Imana, numva kubaho kw'Imana. Imana igiye kugira neza ubwoko bwayo. Haleluya. Iki ni igihe kigeze kugira ngo dukorere Imana mu gitondo nimugoroba, amasaha yose turi imbere y'Imana. Haleluya. Kadusoma mugaragu y'Imana, dusomere kuva ku gice cya mbere kugeza ku murongo wa 5. Uwa mu rwisho rw'isumba byose azaba mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, uri igihome kinkingira, uri Imana yanjye niringira, kuko ariho uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi namugigirimbura. Azakumulikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo y'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi. Hari Imana iguhereza umugisha. Haleluya. Gwigiteye ubwoba cya nijoro ngo ntikizagutera ubwoba, gwigiteye ubwoba cya nijoro ngo ntikizagutera ubwoba. Ese ni iki kiguteye ubwoba? Ese ni inzara? Ese ni ubupfubyi? Ese ni ukuba udafite akazi? Gwigiteye ubwoba cya nijoro ngo ntikizagutera ubwoba. Birashoboka yuko nawe uri mu ijoro, birashoboka yuko ijoro ryawe ari ubupfubyi, birashoboka yuko ijoro ryawe ari ubupfubyi, birashoboka yuko ijoro ryawe ari ubushomeri, birashoboka yuko ijoro ryawe ari ukubura urubyaro, birashoboka yuko ijoro ryawe ari ukwangwa, birashoboka yuko ijoro ryawe, oh haleluya. Ariko ijambo rye baratubwiye ngo gwigiteye ubwoba cya nijoro ngo ntikizantera ubwoba.
haleluya. Uhere ku 151 haravuga ngo nguba mu rwisho rw'isumba byose bazaba mu gicucu cy'ishobora byose. Ndakwinginze nawe uze uhabe muri iki gicucu cy'ishobora byose. Iyo twageze mu gicucu cy'ishobora byose tuba amahoro. Iyo twageze aho hantu batubundikisha amababa ye, iyo twageze aho hantu hatubundikisha amababa ye, ndakwinginze nawe uze mu nzu y'Imana, uze mu nzu y'Imana wakire Kristo kugira ngo nawe akubundikisha amababa ye. Haleluya, haleluya. Iyo turi munsi y'amababa ye, iyo twageze munsi y'amababa ye tugira umunezero, tugira umunezero sidatanga. Iyo tugeze munsi y'amababa ye tugira umunezero. Umunezero Yesu yabwiye Petero aramubwira ngo wongeye guhereza amahoro isi idatanga, isi idatanga. Umuvandimwe wawe ataguhereza, umukozi wawe ataguhereza, mukuru wawe ataguhereza, ayo mahoro, ayo mahoro niyo Yesu ahereza be, niyo Yesu ahereza be. Izina rya Yesu ndakubwiye ngo nawe wakira amahoro, akira amahoro ya Yesu, akira amahoro y'Imana, ayigira amahoro. Ayo mahoro iyo uyafite uraryama ukisigura. Ayo mahoro iyo uyafite, haleluya, ntugira ubwoba bw'ejo. Iyo ufite ayo mahoro ntabwo ugira ubwoba yuko mama wawe yapfuye. Iyo ufite ayo mahoro ntabwo ugira ubwoba yuko utakaje akazi. Oya, oya, ijambo ryaravuga ngo nsibyo nibwira kubagirira ngo ni byiza gusa, ngo si ibi, ngo kugira ngo marebe umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Haleluya, haleluya. Hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga z'Imana zishoboye byose. Ibyo tumubwira twarabibonye, twabonye Imana igira neza, twabonye Imana ibohora abantu, twagiye tubona Imana ikiza abantu. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze nawe utaramenya Kristo, uyu ni umwanya wawe. N'uyu munsi ntabwo ari ejo. Uravuga ngo uzakizwe ejo, uzakizwe ejo bundi, we bimeze gutya, ngo bimeze gutya. Ndakubwiye ngo n'uyu munsi Imana ihaye amahirwe, Imana iguhaye amahirwe uyu munsi gusa kugira ngo nawe umenye uyu mugabo turimo tukubwira. Uyu mugabo iyo wamwakiriye ugira amahoro. Uyu mugabo iyo wamwakiriye ntabwo ugira ibibazo nk'iby'abisi. Uyu mugabo iyo wamwakiriye aguhereza amahoro ukumva utuje. Haleluya, haleluya. Yesu ku musaraba bamaze kumubamba, Yesu yaravuze ngo, Yesu yaragifite gutanga imbabazi. Ari ku musaraba yaragifite gutanga imbabazi, yaragifite gutanga imbabazi. Amaraso ye niyo dukirizwamo, amaraso ya Yesu niyo tugenderamo, amaraso ya Yesu niyo atubeshejeho. Haleluya. Yabwiye intumwa ze arazibwira ngo nimujya gusenga ngo mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, ng'ubwami bwawe buze, ng'ibyo ushaka bibe. Haleluya. Nawe nujya gusenga ujye uvuga ngo Data, ngo ndakwinginze ng'ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe n'isi nk'uko biba mu ijuru. Mu bana bawe uvuge ngo Mana, ibyo ushaka bibe nk'uko biba mu ijuru. Mu kazi kawe uvuge ngo Mana, bibe uko ushaka, niba uko ushaka. Yesu ari mu gashyamba Getsemani, oh haleluya, barimo gusenga, harimo gusaba Imana, harimo gusaba Imana imbaraga. Nawe yasabye Imana imbaraga, nawe yasabye Imana imbaraga. Aravuga ngo Mana, ngo bibe uko ushaka, ngo niba uko ushaka. Nawe mu bibazo byawe ujye uvuga ngo Mana, bibe uko ushaka. Mu kubura akazi bibe uko ushaka, niba uko ushaka. Hari icyo Imana ikora, hari Imana yemera ko ibyo bintu biba, hari Imana yemera ko ubwo burwayi bukugereraho, hari Imana yemera ko ugera muri iyo myaka utarashaka, hari Imana yemera ko ubaho nta kazi ufite ariko nusubiza amaso inyuma. Mu kubura akazi kawe Imana yarakurinze, mu kubura akazi abana bawe babayeho. Mu izina rya Yesu Kristo ndagira ngo ubwire ngo uyu ni umwanya wawe. Haleluya, haleluya. Bibiri irambwira ngo uyu murwayi umaze imyaka 38, uyu murwayi ameretse imbaraga. Iyo nshobora ijambo ry'Imana nongera kumva ngize imbaraga. Yamaze imyaka 38 arwaye ari ku kidendezi. Ese umaze imyaka ingahe? Yamaze imyaka 38 ari ku kidendezi, wamaze arihindukiza wakabura wamushugunyamo. Ariko uyu munsi wowe, uyu munsi uburwayi bwawe umaranye imyaka ingahe? Uyu munsi ubushomeri bwawe bumaranye imyaka ingahe? Uyu munsi kuburi mu nzu etari yawe umaranye imyaka ingahe? Ijambo ryatubwiye ngo uyu mudamu yamaze imyaka 38 arwaye ari ku kidendezi, asaba Imana, asaba imbaraga z'Imana kugira ngo nawe abone wamushugunya mu kidendezi, kuko amazi yihindukirizaga ngo yaburaga umuntu umushugunyamo. Haleluya. Nawe Yesu arimo arakubaza ngo urashaka gukiza. Yesu abonye uyu mudamu umaze imyaka 38, Yesu yaramubaje ngo urifuza iki?
arangije aramubwira ngo iyo amazi yihindukije ngo mbura wansurikiramo. Reka mbabwire ngo Yesu nakubaza ngo urifuza iki, mubwire icyo wifuza. Haleluya. Uyu mudamu, uyu murwayi yari yabuze kwizera ko ari kwamushiranye, yumvaga imbaraga zo kwizera zirangiye. Aravuga ngo rega ngo n'ubundi amazi yihindukijemo ngo mbura umuntu wanshugunya mu mazi. Haleluya. Nongeye kwibuka imbaraga z'Imana, nongeye kwibuka Yesu asanga Petero arimo kuroba. Yesu aramubwira ngo Petero ongera ushugunye urushundura, ongera ushugunye urushundura. Petero aramubwira ngo mwami ngo nakesheje ijoro ndoba ngo ariko nta kintu nabonye, ngo nakesheje ijoro ndoba ngo ariko ntacyo nabonye, ngo ijoro ryakeye ngo ryose ndimo kuroba ngo nta kintu nabonye. Yesu arebye Petero amenya yuko Petero azakora ibikomeye. Yesu arebye Petero amenya ko Petero azamukoresha. Yesu abonye Petero aravuga ngo Petero ongera utere urushundura, ongera ushugunye urushundura kandi nawe ndongeye nakubwiye ngo Yesu arimo arakubwira ongera kandi ibyo wakoraga ongera kandi agwaye andi mahirwe. Haleluya. Petero aramubwira ngo mwami kukuvuze reka nongere kandi. Jambo barambwira ngo Petero ongera ashugunye urushundura, ngo Petero ashugunye urushundura. Haleluya. Haleluya. Hari Imana ishoboye byose. Imana irimo kubwira Yesu yaravuze gusa abwira Petero ongera ashugunye urushundura. Haleluya. Reka dukomere Imana yacu amashyi menshi. Yesu arambwira ngo Petero ongera ushugunye urushundura. Ijambo rye barambwira ngo Petero afata amafi menshi, ngo Petero araba amafi menshi, ngo arongera arahamagara abaronsi arababwira ngo muze muntabare w'igitangaza kirabaye. Haleluya. Imana igiye gukora igitangaza kigiye gutuma uhamagara abaturanyi bawe. Imana igiye gukora igitangaza gituma uhamagara abana bawe. Imana igiye gukora igitangaza gituma uhamagara inshuti zawe. Petero arahamagara ngo muze. Haleluya. Wari uhamagara amafi akamwumvira, wari uhamagara amafi ku manywa akamwumvira. Haleluya. Yesu aravuga ngo amafi mwumve ijwi ryanjye. Ngo Yesu avuze gusa amafi yumva yose aho yarari yose ngo azayirukanka. Ndagira ngo ubwire ngo Yesu nakugeraho azabwira igisubizo cyawe kize kirukanka. Yesu nakugeraho azaguza n'igisubizo cyawe. Yesu nakugeraho azaguza n'icyo wabuze. Yesu nakugeraho azaguza n'umuntu w'akamaro ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ngo Petero ngo abone ibyo ngibyo bidahagije. Haleluya. Ngo Petero abona ko ibyo bidahagije, aravuga ngo aya mafi ntabwo ahagije gusa, ngo ahubwo uyu mugabo ndamukurikira. Yesu ashimwe cyane. Inkuru za Petero twese turazizi. Petero abwira Yesu aramubwira ngo mwami ngo ndagukurikira aho uzajya hose. Petero biswe mu ntumwa za Yesu na Petero yararimo ari mu bantu bihakanye Yesu. Yesu aramubwira ngo Petero we ngo yerega ngo inkoko izabika gatatu maze kunyihakana. Petero aravuga ngo ibyo ntabwo bishoboka, ariko icyo nshimira Imana, icyo nkundira Imana ni ko Imana itanga amahirwe ya kabiri mu buzima bwose tubamo. Imana itanga amahirwe ya kabiri. Yesu ngo amaze kuzuka, izo nkuru mwese murazizi. Petero yari yakanye Yesu, wawe nawe yari yicaye, baramubaza ngo ariko wa mugabo we ngo ko tubona uvuga nkawe, ngo ko tubona ugenda nkawe, reka nkubwire wowe usa nkaho wabivuyemo, ariko iyo ugenze abantu barakureba bakavuga ngo wowe wari umukristo, wowe wararirimbaga, wowe wakoraga protokole, wowe waryo wakoraga mu nzu y'Imana, ariko uyu munsi warabiretse. Ngo Petero ngo ageze aho yarari, wageze mu bandi baramubwira ngo Petero bari kwa mugabo we ngo turabona uvuga nk'abagendanaga na Yesu, ngo wa mugabo we ngo iyo tukurebye ngo tubona ugenda nkawe n'imyitwarire yawe Yesu ubona nkawe. Ngo Petero aramwihakana, ariko icyo nshimira Imana ni ko Imana itanga amahirwe ya kabiri. Kadukomere Imana yacu amashyi menshi. Imana itanga amahirwe ya kabiri. Imana itanga amahirwe ya kabiri. Imana yongera amahirwe ya kabiri. Haleluya. Haleluya. Ngo Yesu amaze kuzuka warangije arabwira ngo mwongere mujye kubwira Petero se. Yesu ashimwe cyane. Cyo dukundira Imana yacu ni Imana itanga amahirwe ya kabiri. Ni Imana itanga amahirwe ya kabiri.
reka nkubwire nawe wowe usa nkaho wari ugiye kubivamo, reka nkubwire ngo buretse kugenda, wowe usa nkaho wumva wacitse intege, buretse kugenda. Imana iracyafite imbabazi. Yesu aragukeneye. Ijambo ry'Imana arambwira ngo yasize 99 ajya gushaka iyazimiye. Niwe wazimiye, niwe arimo gushaka uyu munsi. Niyo abandi bose batanyumva, ariko cyamo wowe kanyumva, icyamo wowe kanyumva. Wowe usa nkaho ucitse intege, wowe wicaye ku gitanda cyawe ukavuga ngo Mana usa nkaho wandetse, ese Mana nize kugira ngo sinzabona akazi, ese Mana ko maze imyaka runaka ntabyara, ese Mana waranyibagiwe. Reka nkubwire hari Imana yatanze urubyaro ku myaka 90 itanga urubyaro. Reka nkubwire haracyari amahirwe mu izina rya Yesu Kristo. Birashoboka yuko ugeze mu bihe byo kwiheba, reka nkubwire haracyari imbaraga z'Imana. Dusomye za 90 ngo uba mu rwihisho rwisumba byose ngo azama mu gicucu cyishobora byose. Icyo gicucu tukigezemo nta kindi, icyo gicucu ni Yesu, icyo gicucu ni Yesu Kristo. Haleluya. Imbaraga z'Imana ziracyakora, Yesu aracyakora, ni umukozi w'umuhanga. Imbaraga ziwe ziracyahari, ziracyatugeramo, ziracyadukoresha uko dukora kose mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka gusengera abantu, ndashaka gusengera wowe urwaye, ndakwinginze ufate aho urwaye mu izina rya Yesu. N'uburwaye umutwe ufate ku mutwe wawe. N'ikimana duhamagara kugira ngo dusengere abantu, kugira ngo dusengere abantu bayo mu izina rya Yesu Kristo. Fata ahantu urwaye tugusengere. Niba urwaye mu nda ufate mu nda, niba urwaye umugongo ufate umugongo. Icyifuzo cyose ufite ugishira imbere y'Imana. Imana ishoboye byose, Imana ishoboye byose. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Elishangwa ahuye na wa mupfakazi, waramubwira ngo sigaranye ngo agafu gatoya, ngo sigaranye agafu gatoya, ngo ncabwira ngo nje n'umwana wanjye ngo twipfire. Haleluya. Yaramubwira ngo kazane, arakazana, aramwumvira. Wamaze ukazana, ngo arakarya, amaze kukarya waramubwira ngo tukama gusengere. Baramubwira ngo ako gafu kari gasigaye ubundi ubuzima bwanjye bwose bukarangira n'umwana wanjye. Reka nkubwire ngo ako kantu ufite niko Imana igiye gushingira ikakugirira neza. Icyo kintu usigaranye mu ntoki sinzi icyo ufite, sinzi icyo usigaranye. Aharaho ushobora kuvuga ngo Mana ngo nta n'ikindi usigaranye, ariko Imana ntabwo ijya buri kintu ishingira ngo ikugirire neza. Nta kintu Mose yari afite uretse inkoni yonyine. Mose yaravuze ngo nta kindi kintu ufite uretse inkoni mfite, ngo nta kindi. Imana ishimwe kwitagira buri kishingiraho. Imana ishingiraho kuri ngo turambwira ngo Mose ngo nzakoresha iyo nkoni, kandi iyo nkoni nizakura ubwoko bwanjye. Haleluya. Haleluya. Mose igihe kigeze ngo aremera aragenda, kuko Imana yamaze kumukorera igitangaza. Aramubwira ngo Mose shira iyo nkoni hasi. Ngo Mose ashize inkoni hasi guhinduka inzoka. Yesu aramubwira ngo ijwi ry'Imana rongera aramubwira ngo fata iyo nkoni. Arangije ngo afata iyo nzoka ihinduka inkoni. Arangije Mose umutima uhamanye nawe ko agiye gusubira akoraho. Ariko twese ko twasomye ijambo ry'Imana tuzi ibyo yavuye kwa Farawo amaze gukora, ariko Imana ituma ashira amanga, aragenda ajya kwa Farawo, abonana na Farawo, abonana n'umwami. Haleluya. Nawe Imana igiye kugusubiza aho wavuye mu izina rya Yesu Kristo. Imana igiye gukoresha ijambo ryayo, igiye gukoresha ijambo ryayo igusubize mu kazi kawe mu izina rya Yesu Kristo, igusubize mu rugo rwawe. Wowe umaze iminsi urwaye, Imana igiye gusubiza mu mubiri muzima, ugiye gusubira mu mubiri muzima. Wowe wari umaze iminsi utabona amaso yari mu burwayi, Imana igiye gukoresha ijambo ryayo, uburwayi bwawe bukire mu izina rya Yesu. Ntabwo ari ngira ubugukize, oya, hari imbaraga z'Imana. Ijambo ry'Imana ambwira ngo isi yaremwe kubw'ijambo, isi yaremwe kubw'ijambo. Imana yavuze ijambo gusa, isi ibaho. Imana irategeka habaho ibiremwa mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishoboye gukora cyane kunyura mu ijambo ryayo. Ijambo ryayo ni ubuzima, ijambo ryayo rirabohora, ijambo ryayo rirakiza mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze ufate aho urwaye, fata urwaye, tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana igukize. Nta kindi Imana iduhamagare nugira ngo tuvuge ubutumwa bwayo, nugira tuvuge ubutumwa bwayo, tuvuge imbaraga zayo, tuvuge gukomera kwayo mu izina rya Yesu. Ngo turamutse tugize kwizera kungana na kabuto ka sinapu, ngo twategeka imisozi ikatwumvira. Rero tugiye gutegeka ubwo burwayi bwawe, tugiye gutegeka ubwo burwayi bwawe mu guca mu ijambo ry'Imana. Tugiye gutegeka ikibazo cyawe mu izina rya Yesu mu guca mu ijambo ry'Imana. Tugiye gusubiza mu kazi mu guca mu ijambo ry'Imana. Tugiye gusubiza mu rugo rwawe mu guca mu ijambo ry'Imana. Tugiye gusubiza ku ishuri mu guca mu ijambo ry'Imana. Ugiye kubona gakondo yawe mu izina rya Yesu Kristo. Wowe maze iminsi uvuga ngo Mana nkeneye gakondo yanjye, nkeneye kuva mu bukode, nkeneye inzu yanjye. Ndakwinginze
ndakwinginze izere Imana, izere Imana, izere ijambo ry'Imana ndimo kubwira, izere ijambo rishobora kurema, ijambo rirarema, ijambo rikura urifata ubuzima rikawugira ubuzima, ijambo ry'Imana rikumenagura imisozi, ijambo ry'Imana ryo ryatandukanyije inyanja itukura, ijambo ry'Imana ryo ryatandukanyije Yorodani, ijambo. Fata hano urwaye dusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Niba urwaye umutwe ufate ku mutwe, niba urwaye umugongo ufate umugongo, niba urwaye mu nda ufate mu nda, ahantu hose urwaye hafate tugiye gusenga, tugiye guhamagara imbaraga z'Imana. Niba ufite urubanza ndakwinginze urwo rubanza rwawe rwizereremo, tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana ikize mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Imana ikuvuganire. Hari Imana igivuganira abantu, hari Imana igivuganira abantu aho tutari. Muri nyuraremye yaremye ngo kuko imvugira nta muzi, ngo ninde wamunkuraho, ngo ninde wamunyirukanaho, kuko mvugira izina rya Yesu. Reka dusenga, ufata urwa mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mana ikomeye, Mana yo kwiringirwa, Songe wacu Yesu Kristo, muri uyu mwanya datora mpagaze mu bubasha, mpagaze mu mbaraga zawe, mpagaze mu maraso yawe mu izina rya Yesu Kristo. Senge uyu mama urwaye mu izina rya Yesu Kristo, uyu mama uryamye ku buriri mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana yacu, ikiganza cyawe kimukoreho mu izina rya Yesu. Senge uyu mukobwa upfukamye, Mwami Imana yacu udukurikiye online, Mwami ndakwinginze umufato mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mukobwa urwaye umutwe, Mwami Imana yacu umukize umutwe mu izina rya Yesu Kristo. Ikiganza cyawe Mana kimukoreho mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mudamu urwaye mu nda, Mwami Imana yacu ndakwinginze umugirira umukize mu izina rya Yesu Kristo. Reka ikiganza cyawe kimukoreho, reka ikiganza cyawe kimukoreho mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mudamu urwaye umugongo, Mwami Imana yacu uko yizeye ukafashe ku mugongo we mu izina rya Yesu Kristo. Ndarekura imbaraga zikiza, ndarekura imbaraga zikiza, ndarekura imbaraga zibohora mu izina rya Yesu. Nawe udukurikiye, wowe urwaye hano, wowe turi kumwe hano, wowe ufite ikibazo mu izina rya Yesu Kristo, hari imbaraga z'Imana zimanutse kugukiza, hari imbaraga z'Imana zimanutse kugukiza. Uwo mutwe wawe ndategetse mu izina rya Yesu ukire, ndategetse imbaraga z'Imana zikore kuri uwo mutwe mu izina rya Yesu ukire mu izina rya Yesu Kristo. Senga uyu mwana w'umusore udafite akazi mu izina rya Yesu Kristo. Mana nabaga imbaraga zawe, mpamagaje imbaraga zawe kugira ngo zimukize mu izina rya Yesu Kristo. Mana mubohore uyu mudamu bohore Mana mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mudamu urwaye umugongo uryamye ku buriri mu izina rya Yesu Kristo, ndategeka imbaraga zawe Mana ngo zigende zimukoreho, ndategeka gukora kwawe, ndategeka imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uri Imana ishoboye byose mu izina rya Yesu. Mana turagushimye, Mana senga uyu mwana w'umukobwa udafite akazi, Mana dore arakwizeye, azamuye ibiganza, Mwami Imana yacu bikorere kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo. Akira akazi wa mwana w'umukobwa we, akira akazi mu izina rya Yesu Kristo, akira akazi keza mu izina rya Yesu. Beretse uyu mwana w'umusore ukeneye urushako, Mwami Imana yacu mugirire neza, imbaraga zawe Mana zimuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ihuza, sabye imbaraga zawe Mana kugira ngo zimuhuze rya Yesu Kristo n'umudamu we mu izina rya Yesu. Arabyizeye, muhuze mu izina rya Yesu Kristo, muhuze nawe imbaraga zawe Mana zimuhuze. Mugusenga uyu mwana w'umukobwa Mana wifuza gukora ubukwe muri uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo. Arabona ibintu bidasobanutse, ariko ndakwinginze Mana ugende ubisobanure kuko ari ushoboye byose. Mana bisobanure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana turagushimiye, tugwaye icyubahiro Mana. Dusengeye umuntu uri muri Amerika mu izina rya Yesu Kristo, ufite ikibazo cy'amavi, Mwami Imana yacu ufite ikibazo cy'amaguru, ndakwinginze Mwami Imana yacu uyu mumama data umugirire neza, afite ikibazo cy'amaguru mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Arababara n'umutwe udakira mu izina ryawe data, ndategeka imbaraga zawe Mana, ndategeka imbaraga Mwami Imana yacu mu bubasha mpabwa nawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana afashe ku birenge bye, Mana afashe ku maguru ye mu izina rya Yesu Kristo.
fasha ku maguru ye Mana, fasha ku maguru ye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe Mana reka zimukoreho, imbaraga zawe Mana reka zimukoreho. Mana rambura imitsi, Mana rambura imitsi, rambura imitsi Mwami mu izina rya Yesu Kristo. Rambura imitsi Mwami, rambura imitsi ye mu izina rya Yesu. Ubwo mudukurikirane, yaba mudukurikirane na cyaka dukurikirane Mwami, reka Mana imitsi ye wirambure mu izina rya Yesu Kristo. Reka ikiganza cyawe Mana gikore ku mutwe we mu izina rya Yesu. Mana arwaye umutwe udakira, umutwe umubabaza, yahagaze umwanya muremure, umugongo uramurya, yahagaze umwanya muremure, imitsi iramurya amaguru n'umutwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka ikiganza cyawe Mana, ikiganza cyakoze kuri Bartimayo akabona, icyo kiganza cyumukoreho mu izina rya Yesu. Ikiganza cyakoze kuri Bartimayo agakira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, cyumukoreho mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami Mana, turagushimye, tugwaye icyubahiro. Reka ubikore kugira ngo yubahishe mu izina rya Yesu Kristo, kandi bazashima imirimo yawe, bazashima imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami aho bari bashima imbaraga zawe, bashime gukomera kwawe, bavuga ubuntu bwawe, bavuge kuri Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mana warahagaze urirahira uravuga ngo ni njye se w'imfubyi nkawe umugabo w'abapfakazi, warabivuze n'akanwa kawe Mwami, urabivuga mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu tuguhamagaye n'uyu munsi Data wewe, ku ijambo ryawe rivuga Mana ngo dusenga ubudasiba, ngo twe dusenga, ngo twe duhamagara Imana, ngo duhamagara Uwiteka, ngo duhamagare tudasiba. N'uyu munsi tuhamagara Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Gendera y'imfubyi Imana wigirire neza, gendera y'umupfakazi Imana umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana turagushimye, tugwaye icyubahiro, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana ibahereze umugisha, Mana ibahereze umugisha abadukurikiye online. Mana yo mu ijuru ibagirire neza, tuzadukomeza tubane mu ijambo ry'Imana. Iki ni igihe Imana iduhaye kugira ngo tuvuge imbaraga z'Imana, tuvuge gukomera kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari ibintu byandagaye ahantu henshi cyane muri social media zitandukanye. Satani arimo arakora ku musozi ahantu hatandukanye muri quartier, Satani arimo aravuga. Niyo mpamvu natwe duhagurutse kugira ngo tuvuge imbaraga z'Imana, tuvuge gukomera kw'Imana. Nawe ndakwinginze, niba utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, ufunguye ino channel usanga turimo tuvuga uyu mugabo, usanze turimo tuvuga imbaraga za Yesu, usanze turimo tuvuga gukomera kwiwe, ariko ntago uragira amahirwe yo kumwakira. Haleluya. Ndakwinginze rero aho uri, niba ubyemeye ariko nakwingingira ngo ubyemere, uzamure ikiganza cyawe, uzamure ikiganza cyawe. Niba utarakizwa ushobora kuba urimo kudukurikirana urimo kugenda mu modoka yawe, ushobora kudukurikirana uri muri sari wawe, ushobora kudukurikirana uri mu kazi ariko utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Navuze ngo Imana yaravuze ngo dore umunsi mbaremeye, ijambo rye baravuga ngo dore umunsi mbaremeye kugira ngo mwishime. N'uyu munsi ntago ari ejo, ushobora kuvuga ngo nzaba nkizwe ejo, ariko ijambo riratubwira ngo ntago tuzi Kristo igihe azazira. Azaza nk'umujura, ngo atandukanye umwana na nyina, atandukanye umugabo n'umugore. Icyo gihe naza, icyo gihe aho uzaba uri warizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, aho niho uzagendera. Haleluya. Niyo mpamvu nk'inyizo nawe wowe dukurikiye utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza, uzamura ikiganza cyawe uvuge ngo Mwami Yesu, subiremo kuva uyu munsi ngo ndihanye, nifuza kureka icyaha. Kuva uyu munsi ndifuza kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, nkaba mu gitabo cy'urupfu, nanjye nkaba uwawe. Mwami ndifuza kugukorera, ndifuza kuba uwawe, ndifuza kugendera mu nzira zawe, ndifuza gutura iwawe, ndifuza kuzaba muri iyi si ariko sinituremo nkayibamo nk'umugenzi, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo muri iyi si turi abagenzi. Ndifuza ko nawe w'umugenzi mu izina rya Yesu Kristo wakire Kristo nk'umwami n'umukiza, uvuge ngo Mwami ndakwakiriye kuva uyu munsi, ndetse icyaha, ndetse gutukana, ndetse ubusambanyi, ndetse ubujura naratukanaga Mana ndabiretse. Wihane uyu munsi nawe wandikwe mu gitabo, wandikwe mu gitabo cy'ubugingo, ukurwe mu gitabo cy'urupfu, ukurwe mu gitabo cy'urupfu. Abantu bose bakora ibyaha, abo ngabo bazashya. Abantu barabivuga, abantu ntibabyemere, barabivuga abantu ntibabyizere, ariko wowe ubyizeye ukabuzamuye ikiganza ubyakire mu izina rya Yesu Kristo. Ugende urebe urusengero aho uri, usenge. Ushaka ahantu baterana ujye mu rusengero. Niba uri hano i Kanombe uze mu itorero ryacu,
nawe wakire Kristo nyine ube mu bana b'Imana, ube mu bantu bakorera Imana, ube mu bantu bamenye Kristo, kugira ngo nawe umunsi Kristo azabaje gutwara itorero azagutware. Ubwo Kristo azabaje gutwara itorero nawe uzajyane natwe, kuko twemeje gukurikira Kristo. Nawe uvuye ngo Mana niyemeje gukurikira, ubuzima bwanjye ndagukurikiye, nje n'urugo rwanjye ndagukurikiye, nje n'abana banjye ndagukurikiye, n'akazi kanjye uko biri kose Mwami ndagukurikiye, mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhereze umugisha. Reka tugusengereza muri kiganza cyawe. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Mana dusengeye umwana w'umukobwa, dusengeye umwana w'umusore, dusengeye umumama, dusengeye umusore, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami bifuje kugukurikira, Mwami bemeye kugukurikira, reka ubambike imbaraga zawe, reka ubambike gukomera kwawe, reka ubambike icyubahiro cyawe, mu izina rya Yesu Kristo. Mana ubakomeze mu gakiza kawe uko bwije n'uko bukeye, Mana ubambike imbaraga zawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka icyubahiro no gukomera Mwami bibabeho none n'iteka ryose, dusenze twizeye, amen. Imana mu ijuru bahereze umugisha. Mwe mwadukurikirana, amahoro y'Imana akomeza abane namwe, mukomeze mujye mubana natwe online, mudukurikirane, dukomeza tugende tubana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yaba tubonana. Imana mu ijuru bahereze umugisha, mujye muza mutwegere, tubabwire imbaraga z'Imana, tubabwire gukomera kw'Imana. Abari hirya no hino hatandukanye, comment zanyu, abafashijwe n'imbaraga z'Imana, abumvise umuntu bw'Imana bubagezeho, comment zanyu ni z'agaciro. Kandi wowe wamenye Kristo, ndagusabye kugira ngo nawe mubwire abandi bataramumenya, kuko imbaraga z'Imana ngo imbaraga z'Imana nizibamanukira ngo muzabagabo bo kumpamya, ngo muzabagabo bo kumpamya. Niyo mpamvu uyu munsi natwe turimo duhamya imbaraga z'Imana. Imana yo mu ijuru bahereze umugisha, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti dusenze twizeye, amen. Shalom, shalom.